Mvasha winduhiriza abahungu kuko mfite akazi kenshi kuri sitasiyo barankeneye ngwino ngere nawe tubirangize.
dore ikigoryi. Niko wakigoryiwe nako wambuziwe. Harya nawe wiyita ngo uri Satani. Ngiye kugukubita umenye ko uri umusivile, ndi Inspector Simba. Ngiye kugukubita amashereka wonse nyoko yakonyeje ndayakumaramo. Harya sha witwa Inspector Simba wagicewe cy'umwanda, ndaje nkukubite none nibwo tureshya nge nawe. Uziko kagabo nabonaga karajya nk'impyiko y'ihene kumbi karagwingiye. Ngo ndeshya nk'impyiko y'ihene, habwo niyo impyiko y'ihene. So uhetse uruhu mu mugongo. Umfasha ndaje mpangane nawe nono. Urumva neza wa mpyiko we. Ngiye kugukoma. Umva ko witwa Satani. Nawe uzitwa Sekibi. Sibyo nzarukurisha ari rubisi cyangwa rwumye. Kandi wagukubise ntaho yagiye, ndacyari Inspector Simba. Wanjye turaba. Nazi ko ndimo kurwana n'umuntu, ndimo kurwana n'igisamagwe. Aho ndakwereka ko ndi Inspector Simba. Ngo kubita amasasu abiri uraturangira. Ariko se sha unagutumye kurinda ikirombe, nagutumye kujyana imishyikirano n'abaturage, noneho ngabajura. Narumiwe. Ubundi kudakubita imbwa byorora imisego. Kanze nkwereke ngo turahana inyana z'imbwa z'abajura.